Hello, muraho neza bakunzi ba Jose Official TV. Uyu munsi tubazaniye ikinyobwa cyiza cyane cy'umwimerere gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, gifite n'akamaro gakomeye ku buzima bwacu. Iki kinyobwa ni ikinyobwa cyoroshye gukora kandi gihendutse ushobora kwifashisha, gifite akamaro cyane cyane ku badamu. Ni ikinyobwa rero kirimo cloves ndetse na gombo cyangwa se okra. Cloves bakunda kuzita karafu. Tugiye kureba rero ukuntu wagikora. Ni ukugikoresha amazi asanzwe atetse. Iki kinyobwa ni ikinyobwa ushobora gukora ukagikoresha, gifasha mu kugabanya isukari mu maraso ndetse gifasha mu kongera imbaraga umubiri wacu, kigafasha no mu igogorwa ry'ibiryo. Iki kinyobwa rero ni ikinyobwa uzakora hanyuma kikakubera cyiza, cyane cyane abafite ikibazo cy'ububere n'amavangingo. Uyu munsi rero nimba ari ubwa mbere ubonye channel, ukore subscribe, ukore like, hanyuma nitujya dukora video ujye uhita ubona notification. Gombo ubundi ni nziza na cloves ni uku ziba zimeze. Iyo ubivangiye mu mazi rero bihita bikubera byiza cyane. Ukuntu rero tugiye kubigenza, turafata ikiyiko cya cloves aricyo dukoresha hamwe na gombo udupiyese 4 muri litiro y'amazi, nibyo turi buze gukoresha. Gombo rero hari abantu bazikoresha nk'imboga, ushobora kuziteka ukazirya nk'imboga, ushobora kuzishyira mu mazi ukayanywa, hari abazishyira mu masosi, uzikoresha uko wumva ushaka. Uyu munsi rero tugiye gukora muri ubu buryo kugira ngo bidufashe. Turafata akayiko ka cloves. Cloves zigurirwa ahantu hacuruzwa ibirungo, mumaze kubimenyera. Ngewe nkoresha ibirungo by'umuti, ntabwo nkunda gukoresha ibirungo byo kuryoshya ibiryo gusa. Ibirungo byiza ni bya bindi by'umuti bifitiye akamaro ubuzima bwacu. Turaza kwifashisha rero litiro y'amazi. Amazi ushobora kuyashyiramo ashyushye, ushobora no kuyashyiramo ahoze, uko ubishaka. Ngewe nkoresha litiro y'amazi. Noneho urafata ubivange, noneho ubiraze mu ijage. Ijage y'ikirahure kugira ngo itameneka, kenshi ngiye nkoresha amazi akonje kuko n'ubundi bibyuka byakoze. Urafata ikiyiko cya cloves, ushyiremo amazi, nurangiza ukatiremo gombo udupiyese 4. Biba byiza ukoresheje bikeya kuko ukoresheje byinshi bishobora kugutera diyare. Ibi bintu rero uzabikoresha igihe ndi bukubwire. Urabifata ukabivanga ukabiraza mu mazi, ukazayanywa mu gitondo ukibyuka, nta kindi kintu uranywa. Nimba uri umuntu ukunda kugira za rubaga impande cyangwa kumva ufite umunabi, kubura ibitotsi, ibi nabyo ushobora kubikoresha bikaba byagufasha mu buzima bwawe. Ushobora kubikoresha ibyumweru 2 ukabona impinduka. Ariko nimba uri umudamu cyangwa umukobwa uzi ko utagira ububobere cyangwa amavangingo cyangwa se uko wabyita, sinzi terime wakoresha, ushobora kubyifashisha ukajya ubinywa, bikazajya bigufasha mu gihe cy'igikorwa cyo gutera akabariro. Cloves rero ni nziza, ariko zishobora kugutera ikibazo igihe unyweye byinshi cyangwa se ukabivanga n'ibindi bintu bitandukanye. Ngira ngo nibutse abantu nk'abantu batwite, ntabwo ari byiza gukoresha imiti nk'iyi ngiyi. Mujye mukoresha imiti mwandikiwe n'abaganga mwakuye kuri farumasi. Ntabwo ari byiza kuvangavanga ibintu. Ibi ngibi bikoresha udatwite cyangwa udafite indi miti ku ruhande ufata. Ibintu byitwa za paracetamol ntabwo wemerewe kubikoresha bakoresheje cloves. Ibyo nzabigarukaho, nzabikorera video. Imiti itandukanye, hari imiti utavanga n'ibi bintu by'imiti ya gakondo. Ikindi kintu nanjye kuvuga, gombo, ni kuri gombo iyo unyweye nyinshi igutera diyare. Biba byiza ukoresheje gombo nkeya. Hari abantu bavuga ngo biranyerera. Nimba binyerera gutya, kunyerera kwa gombo rero nibwo bwiza bwayo, ni wo muti, niko uzanyerera na hari ahantu nuyikoresha. Ugiye mukoresha gombo ariko muyikoreshe mu rugero. Aya mazi ushobora kuyanywa ukibyuka, nta kindi kintu urafata, ukaza gufata ifunguro rya mu gitondo nyuma. Ariko mbisubiremo, nimba hari imiti ufata, uzabanza uganire na muganga wawe mbere yo kubivanga, kuko ushobora kubikoresha bikaba byagutera ubundi burwayi cyangwa se bikagutera ibibazo bitunguranye. Aho ntuzandenganye. Mbisubiremo, ntabwo wemerewe gukoresha cloves wakoresheje imiti yo kwa muganga cyangwa se indi miti itandukanye. Ntimukavanga ibintu, kuko cloves ukuntu zikoze zituma amaraso yoroha atavura.
nimba uri umuntu ufite igisebe ntabwo ari byiza gukoresha korovuzi nyinshi, wakoresha nkeya. Ibi bintu rero nimba mbikubwiye kuko nanjye mba narabisomye nzi ingaruka zabyo, ariko biba byiza iyo ubiraje mu mazi ukazabinywa mu gitondo. Ati wabinywa ryari, kangahe kugira ngo ayo mavangingo aze? Wabinywa ibyumweru 2 kugira ngo amavangingo aze. Ariko nimba uzi ko utari bubinywe na buri munsi, nimba uzi ko uri bukore igikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se uri umuntu wubatse, ngira ngo mbabwire ngo uyu muti ntabwo wemerewe kuwukoresha uzi ko utubatse cyangwa se uzi ko utari bukore icyo gikorwa. Uyu muti ugomba kuwukoresha uzi ko uri bukore icyo gikorwa, kuko nutabyubahiriza bizagukomerana. Uzawukoreshe hanyuma utubwire muri komenti nimba umuti warakoze. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ukore subscribe, ukore like, ukore na komenti, hanyuma mujye mwibuka gukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose nzajya nsohora video mujye muhita mubona notification, cyangwa se YouTube ijye ikumenyesha ati wa muntu ukunda ibiganiro bye yakoze video. Ntugende udakoze like, nicyo kintu cyihutirwa mbasabye, nibwo bufasha mbasabye nta bindi. Hanyuma nugira ikibazo uze kutubaza muri komenti, cyangwa se nimba warabikoresheje bigakunda nabwo ujye utubwira muri komenti. Hanyuma mujye mwibuka kumbwira amavideo mwifuza ko mbakoreraho, nimba mwifuza ko nkora video ku bintu runaka. Abansabye amavideo nayo ndi kuyategura, mwansabye muri benshi, ngenda nkora imwe. Iyi ngiyi nyikorera umuntu wansabye ati uzatubwire umuti w'amavangingo n'ububobere n'iki, ibibazo byo kubazamuka agatare sinzi ngo ibiki. Ibyo ngibyo bigomba gukemuka, ntago bigomba kuduherana. Ibi biroroshye rero, ni umuti uzakora hanyuma ukaza kunshimira. Nkuko nabivuze, uyu muti uzawukoreshe igihe cy'ibyumweru 2, ariko nimba udafite n'umwanya wo kuwukoresha ibyumweru 2, uzawukoreshe igihe uzi ko uri bukore kiriya gikorwa, hanyuma uzagaruka unshimire, kuko birakunda. Mfite ubuhamya, hari abantu bampaye ubuhamya nawurangiye bisanzwe atari hano kuri video, ariko barambwiye ngo byarakunze. Mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment, byanshimisha cyane. Hanyuma ubutaha mumbwire video mwifuza ko nabakorera. Cloves na gombo ni umuti mwiza muzakora, ugashyiramo litiro y'amazi ukabiraza mu mazi mu gitondo ukawukoresha. Abagabo nabo nabateguriye indi video, murajya muri video zabanje murareba video y'abagabo yongera imbaraga n'ubushake n'uburebure, mbese no kugira no gutinda mu gikorwa. Umuti wanyu nawo narawukoze, muragenda muwurebe. Ndabashimiye rero ko mwarebye video yose, kandi mbahaye ikaze kuri video z'ubutaha, zizaba ari nziza. Iyi ngiyi nyikoreye abadamu n'abakobwa bifuza kugira amavangingo mu gihe cyo gutera akabariro. Muzawukoresha uko nkubabwiye kandi muzanshimira. Harimo ari bwibaze se aya mazi ushobora kuyakoresha ashyushye cyangwa akonje. Nk'uku nguku twakoresheje litiro y'amazi akonje, mu gitondo ushobora gufata nk'amazi ashyushye yabize ugasukamo kugira ngo bimere nk'ibizamo akazuyazi, ukagotomera. Ariko ntabwo unywa bino bintu birimo by'ibikatsi, urayungurura. Nk'uko mubibona ntabwo ubinywa utayunguruye. Uyu muti uzawukoreshe uze kutubwira muri komenti nimba warakubereye mwiza, kandi mbibutse ko ndi gukora video nyinshi nziza cyane zivuga ku buzima, zivuga ku mirire, ndetse n'izivuga mu kwitwara neza no kwifata neza, kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza, tubeho twishimye, tubeho dufite amahoro, tubeho dufite umutekano. Murakoze cyane rero kunkurikira no kumpa umwanya wanyu. Murakoze, ndabashimiye. Ariko ntihagire ugenda adakoze subscribe. Ikindi mujye mureba video kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, kugira ngo urebe ibyo twavuze byose. Murakoze rero. Ciao ciao.